Ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza mwese mwahisemo gukurikira gahunda za TVO. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ubuzima n'imirire, aho tuganira byinshi ku bijyanye n'ubuzima, tukarebera hamwe inama duhabwa ku ndwara runaka, uburyo twazinda ndetse n'uburyo bwiza bwo kuzivuza. Mu biganiro byacu bitambutse twaganiraga ku kibazo kijyanye no kudasama kuri couple zimwe na zimwe cyangwa ku miryango imwe n'imwe, ariko by'umwihariko twitsa cyane ku mpamvu zishobora guturuka ku mudamu. Uyu munsi rero twagiye kuri Polyclinique de l'Etoile kugira ngo tuganire na Dr Adolphe byinshi ku bijyanye n'impamvu zishobora gutuma habaho kudasama, ariko izo mpamvu zigaturuka ku mugabo. Ese urabyemera yuko umugabo utabyara abaho? Wemera ko hari impamvu zatuma umugabo atagira ubushobozi bwo gutanga imbuto? Ibyo nibyo muganga aza kugarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Bahaye ikaze rero kugira ngo tubane muri ibyo byose, dusobanukirwe izo mpamvu zishobora gutuma umugabo adatanga iyo mbuto ziterwa n'ikibazo umugabo yavukanye cyangwa umuntu w'igitsina gabo yavukanye, n'izindi mpamvu zijyanye n'imyitwarire itari myiza umugabo ashobora kugira bikamutera ibyago byo gutuma batabona urubyaro, n'ibindi byinshi bitandukanye bishobora gutera icyo kibazo. Nibyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi wa none. Bahaye ikaze, ndi Rose. Umwe na Dr Adolphe, reka tumwakire hanyuma adusangize byinshi ku bijyanye n'ibibazo byibazwa mu miryango. Ubu n'abasore bashobora kubyibaza batese ejo hazaza ntazabyara n'ibindi n'ibindi. Reka rero byose abishyireho umucyo. Dr tubahaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Yego, kandi tunabashimira kuduha ikaze no kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire namwe, ni by'agaciro kuri twebwe. Murakoze gose. Yego, reka dutangire ikiganiro cyacu kitangirire ku bibazo by'amatsiko. Dutangire dusubiza ikibazo navuga ko society ifite cyangwa imyumvire society ifite, aho usanga imwe mu miryango igira ibibazo byo kutabona abana, kutagira urubyaro. Usanga kenshi abaterwa amabuye ari abadamu, igitsina gore, bavuga bati umugore aciye umuryango n'ibindi n'ibindi. Ugasanga hari umubare munini uvuga uti nta mugabo utabyara. Reka dutangiriraho, mubanze mubishyireho umucyo kugira ngo nabo tugiye kubana mu kiganiro baze bafite umutima mwiza uko bagiye kwigira hano, kuko izo mpamvu zihari. Ese nta mugabo utabyara koko? Murakoze. Mbere yuko nsubiza ku kibazo cyanyu, bashimiye kuba mwadutumiye kugira ngo tuganire kuri televiziyo Authentique. Rero biradushimishije cyane kuba mwadutumiye, naho ibijyanye n'ikibazo ubajije kivuga ko ari muri societe dufite imyumvire yuko abagabo bose babyara. Icyo mu by'ukuri siko bimeze, kuko impamvu zituma abagabo batabyara zingana n'impamvu abagore batabyara. Kubyo iyo habaho kubyara mu by'ukuri nuko habaye guhura kw'intangangabo n'intangangore kugira ngo zibe zakora process izavamo umuntu. Rero izo mpamvu zishobora gutuma hatabaho kubyara, ubushakashatsi bwagaragaje ko 45% bishobora guturuka ku bagabo, 45% bigaturuka ku bagore. Birumvikana yuko iyo mibare ingana. Hanyuma 15% akaba arizo yaba impamvu zituma yaba ari umugore yaba ari n'umugore, aho mushobora kureba impamvu ugasanga mu by'ukuri izo mpamvu bose nta mpamvu bafite zigaragara, ariko nkatwe nk'abemera Imana niho icyo gihe tuvuga yuko habategerejwe ko Imana ikora igihe cyayo. Ariko birumvikana yuko impamvu zingana, zaba zituruka ku mugore, wenda mwabivuze neza kuko mwabiganiriyeho, ariko mu biganiro tubuze kuganira ku mpamvu zitandukanye zishobora gutuma umugabo atabyara, zirahari zitandukanye kandi nyinshi. Ndetse byumvikana yuko iyo myemerere cyangwa se iyo myumvire yuko abantu bibwira ko umugore atabyara sibyo. Ibyo bintu bigomba no guhinduka, kuko ibyo byanatuma yaba ari couple zidashobora guconsultinga ba muganga kugira ngo barebe impamvu, kuko iyo tujya gukurikirana impamvu biba byiza duhamagaza umugabo n'umugore
tugakora investigations cyangwa se ibizamini bishobora gutuma tumenya ngo ni izihe mpamvu. Ibyo bizamini byose bikorwa ku mpande zombi. Kizima niyo umwe yaza avuga ngo twabanye umugabo wanjye afite umwana cyangwa umugore afite umwana, ibyo ntibibuza yuko izo mpamvu zishakishwa, cyane ko hari n'uwavuga ko umwe afite umwana ariko nta bizamini byakozwe bigaragaza ko uwo mwana koko ari uwe. Birumvikana ko iyo myumvire n'iyo myemerere igomba guhinduka kugira ngo abantu bashakishe impamvu, kuko iyo impamvu zashakishijwe turi buze kuganira impamvu zitandukanye, ni nazo tuvura kugira ngo dukosore ikibazo cyaba gituma umugabo atabasha gutera inda. Murakoze. Murakoze cyane. Ati birangana 50% 50%, ariko bavuze yuko 45% impamvu zishobora gutuma hatabaho kubyara zishobora guturuka ku mugabo, 85% bikaba ku mudamu. Byumvikana yuko rero bishoboka rwose ko umugabo ashobora kugira intege nke z'umubiri cyangwa se n'izindi mpamvu bagiye kutubwira zatuma adatanga imbuto cyangwa se adatera inda. Reka rero twinjire noneho kuri hahandi tugiye kureba nyirizina. Iyo 45% ishobora guturuka ku mugabo, ntihabeho gusama no kubyara kuri couple runaka. Izo mpamvu ziterwa n'iki? Muze kutubwira, wenda nabyita mu bice bitatu bitandukanye. Igice cya mbere turebe niba hari impamvu umugabo ashobora kuvukana, umwana w'umuhungu yavukana igihe yabaye umugabo bikazamutera kutabyara. Turareba ikindi gice cya kabiri noneho kigendanye n'uburwayi ashobora guhura nabwo. Ese hari indwara umugabo yahura nazo zikamushyira mu byago byo kutazabyara? Gatatu turaza kureba noneho ibijyanye n'imyitwarire y'ubuzima bwa buri munsi. Ese hari imyitwarire umugabo yagira nayo ikamushyira muri ako kaga? Muri ibyo bice bitatu reka dutangire ubwo ku kibazo umugabo ashobora kuvukana. Murakoze. Ikibazo umugabo ashobora kuvukana kirahari, gishobora gutuma mu by'ukuri atabasha gutera intanga zabyara. Ibyo twabyita ko ari nk'ubumuga aba yaravukanye, kuko mu turemangingo tugize umugabo hari ibyo bita chromosome Y. Ni ukuvuga ngo iyo nayo ituma umugabo aba umugabo, bitandukanye na chromosome umugore aba afite. Hari ushobora kuvukana iyo twita sinzi magambo asanzwe, ni indwara bita Klinefelter. Ni indwara ishobora no kuba ifite umugabo afite uturemangingo twa XY, ariko ashobora kuvukana X ebyiri. Ni ukuvuga ubundi yagombye kugira X imwe na Y imwe, kuko buriya umugabo ni nawe utanga igitsina cy'umwana, kuko akenshi nabyo wenda n'ibindi twakadiskitse, ariko akenshi abantu bibwira yuko iyo yanabyaye abana b'abakobwa benshi agomba kuba yajya hanze gushaka abahungu kundi mugore, ariko birashoboka ko yanagirayo akabyara abandi bakobwa barenza abo umugabo aho umugore we yasize, kuko umugabo ni udetermina igitsina cy'umwana iyo avuka. Rero muri izo turemangingo umugabo avukana hari agashobora kuba katakora neza, cyangwa kamwe yaravukanye kamwe muri izo bo mwihariko agira. Abo bantu mu by'ukuri ntibashobora gutera inda. Icyo cyabasubiza ikibazo uvuze gituma umuntu yaba yaravutse afite icyo kibazo. Ariko haba hari impamvu nyinshi zindi twavuga zijyanye ndetse no kumenya ngo iyo umuntu agiye kubyara bigenda gute. Habaho ibyo twakwita udusabontanga tw'umugabo turemerwa muri testicule, cyangwa se mu dusabo dukora intanga. Yego, ntangangabo. Rero utwo dusabo ntangangabo akenshi hari igihe nabo agira ikibazo cy'uko utwo dusabo ntangangabo tutamanuka tujye aho twabigenewe, kuko aho tuba dufite n'ubushyuhe butandukanye n'ubushyuhe umubiri wose aba afite. Icyo gihe iyo utamanutse, kuko aba yaravutse ameze atyo, biba bisaba ko akorerwa operation kugira ngo utwo dusabo ntangangabo tumanuke tujye aho twabigenewe, abashe kuba yatera inda. Ariko zimwe mu zindi mpamvu nyinshi ziba zihari,
nuko twagombye kumenya yuko intangangabo z'umugabo zifite uburyo bwinshi zikora, zigomba kuba zifite umubare uhagije runaka kugira ngo nabwo zibashe gutera inda. Iyo umubare udahagije, ibyo ni ikibazo gishobora gutuma habaho gutinda cyangwa se kudabasha gutera inda, kuko iyo niyo mpamvu abagomba kujya kwa muganga. Iyo mibare ingana iki? Hari umubare tubibara in terms of ya miliyoni, kuko ziba zigomba kurenga miliyoni 15. Iyo afite umubare uri hasi, ibyo twita sperm count, na murambabarira kuko hari amagambo amwe nanjye ndafite mu Kinyarwanda. Iyo uwo mubare uri hasi, mu by'ukuri umugabo ntashobora gutera inda. Byashoboka ko iyo ari iyo mpamvu gusa, ibyo ashobora kumufasha kugira ngo azitere, cyangwa se za ntanga nkeya afite, hari uburyo bukorwa nk'uko wabifata n'uburyo bwa tekinoloji, bakabifata ku buryo wazitera umugore ariko zivuyemo ku buryo bukoreshejwe ikoranabuhanga. Ariko icyo gihe ni igihe ziba ari nkeya. Iyo yaba ari imwe mu mpamvu. Izindi mpamvu ni igihe zitabasha kugenda, kuko intanga buriya ziragenda, zifite umutwe, zigira umurizo, zigenda nk'uko tubona rimwe ubona nka kwa kundi ifi igenda mu mazi ifite umurizo n'umutwe, n'intangangabo niko bizigenda. Iyo zifite ikibazo cy'uko zidashobora kugenda neza, iyo yaba ari ikibazo, ntizibasha kumuvinga neza, cyangwa se na quality yazo, wa mutwe tuvuga ntiwuhari, ntizibasha kugenda kuko umutwe udahari cyangwa se umurizo udahari. Izo ni zimwe mu zindi mpamvu, kuko ibyo nabyo bivuze ko zagombye kuba zifite ubuziranenge buhagije, ubwiza, umubare, ibyo byose. Rero zaba zimwe mu mpamvu zatuma mu by'ukuri umuntu atabasha gutera inda. Wenda tukomereje aho mwari mugeze muduha igisubizo, izo mpamvu mumaze kutubwira zigera wenda nko kuri enye, harimo izikosorwa. Wenda nge nibarize cyane ku kijyanye n'udusabo ntangangabo. Buriya buvuzi bukorwa ryari? Ese umwana akivuka ashobora guhita agaragaza ibimenyetso y'uko yavutse muri ubwo buryo, akavukana, niba mubyita ubumuga simbizi, ariko akavukana izo udusabo ntangangabo tutari mu mwanya dukwiye kuba turimo, ku buryo twamanurwa? Bikorwa mu gihe kingana iki? Ese ntashobora gukura kugera runaka ku buryo bwa buvuzi aba atakibuhawe? Ego, murakoze. Tusubije kuri icyo kibazo cy'uko udusabo ntanga tutamanutse ngo tujye aho tugomba kuba turi, ibyo biba byabaye mu gihe kubaho k'umwana akivuka mwiremwa. Mu by'ukuri birashoboka ko n'umubyeyi iyo abona umwana we ashobora gukora ku byo twakwita turiya dusabo ntanga two hasi, akumva ko hadakomeye, haba harimo akantu gakomeye kameze nk'akabuye gato, katari nk'akabuye ariko kaba karimo. Akenshi hari abana usanga gashobora kumanuka, kakamanuka cyangwa kakizamura, ariko iyo umubyeyi ashobora kubibona bikiri kare, ajya kwa muganga bakabikora, barakosora, bakaba bamukorera operation ku buryo byakosoreka kandi umwana akabasha gutera inda. Narimbajije n'ubwo buvuzi iyo budakozwe hakiri kare, ni ku imyaka ingahe wenda muba mushobora kubikosora? N'umuntu ukuze yakwivuza bigakosorwa? Yego, birashoboka, kuko n'umuntu ukuze yavugwa bigakosoreka, kuko iyo byagaragaye ko ari izo mpamvu, mu by'ukuri ibyo byo birakosoreka, nta kibazo rwose, birashoboka. Murakoze. Ngira ngo hano tuhakura isomo, mbere y'uko asubiza ibindi bibazo, tuhakura isomo ry'uko umubyeyi wibarutse umwana w'umuhungu aba agomba kumugenzura, kureba niba nayo bayita imyanya myibarukiro, nibaza ko ariko twabyita ku mugabo. Yego, bakagenzura niba tesikire z'umwana cyangwa se two dusabo ntangangabo tumeze neza uko bikwiriye. Utabifitiye ubushobozi, baza muganga kugira ngo wizere ko uri kurera umwana udafite ubumuga, udafite ikibazo na kimwe. Iryo somo naryo muri gumane. Reka dukomeze noneho, twari tubonye bya bibazo umugabo, igitsina gabo gishobora kuvukana, ariko tujye noneho no mu burwayi. Ese hari indwara umuntu yagira akuze ikamuzanira ibyago byo kutazabyara?
birashoboka cyane kuko hari indwara zibaho izo bita varicocele. Varicocele ni igihe hari indwara umuntu mukuru ashobora kugira igatuma habaho gucika kw'imitsi iyobora intanga, aho kuko intanga twavuze ko zikorerwa mu dusabontanga, kandi iyo intanga ziri aho naho zifite n'inzira zicamo kugira ngo zigere mu gitsina cy'umugabo ndetse zinabashe kuba zagenda ku gihe cyo habayo amahirwe yo kuba yatera inda. Ariko iyo hari ukugwara cyangwa se iyi ndwara ishobora gutuma utwo dutsi ducika cyangwa se tubyimba, bituma habaho ubushyuhe burenze ubushyuhe busanzwe umuntu aba afite, za ntanga zigapfa. Rero izo ntanga iyo zipfuye ntizishobora gutera inda kuko ziba zanagize n'ubushyuhe burenze, kandi ubwo bushyuhe hari umubare w'ubushyuhe runaka ushobora kwangiza intanga kugira ngo zibe zabasha kuba zifite ubuziranenge. Hari n'indwara nyinshi kuko n'indwara zonyine zo mu myanya ndangabitsina cyangwa se ibyo twita za gonorrhea, za chlamydia n'izindi ndwara zishobora gutuma habaho kubyimba kw'iyo miyoboro ntanga, kuko imiyoboro ntanga ubwayo niyo ifasha gutuma intanga zibasha kugenda kugira ngo zitere inda. Iyo habayemo kubyimba kwazo, gucika kw'iyo miyoboro ntanga cyangwa kuziba kwazo kubera indwara ziba zaragiye zifatiramo, icyo ni ikibazo gikomeye kuko cyumvikana ko uwo muntu adashobora gutera kugira amahirwe yo gutera inda. Ibyo nazo ni bimwe mu ndwara mu by'ukuri kandi zishobora kuvurwa, ndetse bakareba ko iyo miyoborantanga itafunze. Izo ndwara wenda tumara amatsiko kugira ngo tubisobanukirwe neza, hari aho usanga ku mugabo wagize ibyo bibazo, ubwo burwayi nubwo butazwi n'abantu benshi, ariko hari aho usanga biteza amakimbirane mu miryango. Bamwe batekereza ko ari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ku buryo umudamu atangira kubwira umugabo ati aha wagiye ahandi byagenze gute, ibyo bintu byose. Ese mu by'ukuri iyo mitsi cyangwa se iyo nzira y'intanga yangirika binyuze mu mibonano mpuzabitsina? Indwara nk'izo tuvuze zimwe zishobora guturuka mu myanya ndangabitsina birashoboka, kuko hari uwayandura kubera ko yakoze imibonano n'undi ufite iyo ndwara, bigatuma ya miyoborantanga yangirika, kubera ko akenshi turabizi ko indwara zituma habaho inflammation cyangwa kubyimba, kandi imiyoborantanga ni akantu gato cyane, nubwo tubivuga gutyo, katari nk'inzira kindi kinini cyane, ni akantu gatoya cyane. Kuba kabyimba cyangwa kakafunga biturutse kuri ya ndwara, birumvikana ko impamvu yaba ifite aho iturutse. Birashoboka ko bitakagombye gutera amakimbirane kuko izo ndwara ziravurwa, kandi ibyo ni ibyago umuntu uwo ari we wese yagira. Ndavuga abashobora kwishora mu by'ubusambanyi, kandi wenda hari, kuko mu busambanyi ni icya mbere n'icyaha, icya kabiri harimo n'izo risike zo kugira indwara. Gusa uwabigize ashobora gufashwa akavurwa kandi akabasha gutera inda. Reka noneho turebe cya gice tw'isi cya gatatu kivuga impamvu zatuma umugabo atabyara ariko ziturutse ku myitwarire y'ubuzima bwe bwa buri munsi. Ese izo mpamvu zirahari mu by'ukuri zamuzanira ibyo byago byo kutabyara? Niba zihari nazo mutubwire. Mbere y'uko tuvuga wenda ku mpamvu ziturutse ku myitwarire, wenda nakongera izindi mu mpamvu zishobora gutuma umugabo atabyara, ziturutse ku zindi mpamvu zitandukanye nizo tumaze kuvuga, cyane cyane ziturutse ku misemburo, kuko umubiri wacu ugizwe n'imisemburo, kandi hari imisemburo kenshi ikorwa ku rwego rw'ubwonko bw'umuntu, mu gace kitwa pituitary gland, gafatikanyije n'icyo bita hypothalamus, gatanga amakuru ku dusabontanga kugira ngo dukore iyo bita testosterone, ishobora no gukora no gukora intanga. Akenshi ayo makuru yadatanzwe neza n'iyo komande, bishobora gutuma mu by'ukuri uwo muntu iyo misemburo itabasha gukora neza ngo ibe yatuma atanga intanga. Izo zaba zimwe nazo mu mpamvu zishobora gutuma mu by'ukuri umuntu atabyara.
ariko mu bijyanye n'ikibazo warubajije kijyanye n'imyitwarire, hari imyitwarire mu by'ukuri ishoboka gutuma umuntu atabasha gutera inda, irimo nko kunywa inzoga cyane, kuko umuntu wanyweye inzoga nyinshi bishobora gutuma imisemburo ikora gutera intanga nayo iba ikibazo. Urumva ko haba harimo mu myitwarire, si inzoga gusa, kuko no mu myitwarire irimo kunywa ibiyobyabwenge cyane, urumogi, kokayine n'ibindi byinshi, byagiye bigaragara ko ibyo bintu bifitanye isano no kuba byatuma habaho kugabanyuka kw'intangangabo, kandi iyo zigabanyutse ni bya bindi twavuze bituma mu by'ukuri umuntu atashobora gutera inda. Bikaba twanabwira n'abantu ku buryo bwo guhindura imyitwarire nk'iyo, kuko hari wumva atabashe kugira amahirwe yo gutera inda, akaba ahubwo yakwiyahuza kunywa inzoga, kandi mu by'ukuri izo zari impamvu zatumye yakagombye kujya kwa muganga kugira ngo banarebe ni izihe mpamvu n'iyo myitwarire ibe yahinduka. Ibyo ni bimwe mu byateza ikibazo. Ibyo byose nabyo abantu babirebaho. Yego, murakoze cyane. Ati mu myitwarire itera ibyago byinshi byo kubura urubyaro harimo kunywa inzoga, ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi byangiza imiterere y'umubiri wa muntu muri rusange. Avuze ikintu gikomeye kirimo ibijyanye no kuba mu muryango iyo habayeho ikibazo cyo kutabyara, kutabona urubyaro, usanga rimwe na rimwe bitaganiriwe neza n'umugabo n'umugore, usanga buri wese ari mu ruhande rwe ariraye, niko twavuga, aho umugabo noneho yihagararaho nk'umugabo agatangira gushakira igisubizo mu kunywa inzoga, ibiyobyabwenge. Ibyo ngibyo birakugabanyiriza amahirwe kurushaho. Wari ufite ibyo urwana nabyo, niba utaragana muganga ubwo nturasobanukirwa ibyo ari byo, ariko niba ugiye mu nzoga n'ibiyobyabwenge utekereza ko bikwibagiza icyo kibazo, birongera ibyago. Icyo mwacyumvise. Reka noneho turebe ubuvuzi butangwa buti. Tugiye kujya muri icyo gice, ubwo turaza kubitwarira hamwe kuko murimo muravura couple, ariko turebe muri bya bindi byose mutubwiye byatera ibyago umugabo byo kutabona urubyaro. Ese ibivurwa ni ibihe, ibitavurwa ni ibihe? Ubuvuzi mu Rwanda bugezehe butanga ibisubizo kuri abo bagabo bafite ibyo bibazo? Kuko twabivuze, ubuvuzi havugwa impamvu, kuko igikorwa ni ugushakisha impamvu zateye kubura urubyaro. Izo mpamvu iyo zashakishijwe nazo zivugwa. Ni ukuvuga ngo niba hari impamvu ziturutse kuri iyo misemburo, hari imiti y'imisemburo yunganira, cyangwa se no kureba impamvu yaba yateye icyo kibazo. Niba ari impamvu ziturutse kuri microbe cyangwa se infection, nka bya bindi twavuze ishobora guturuka no ku mibonano mpuzabitsina, indwara, izo nazo zigomba kubanza kuvugwa. Nimba ari impamvu iturutse mu by'ukuri mu kuba agasabo ntanga kataramanutse ngo kajye aho kabigenewe, cyangwa se testicule yabaye undescended, iyo mpamvu nabyo iravugwa ku buryo agomba gukorerwa operation kugira ngo amabya amanuke agombe kujya aho agomba kuba. Kandi aho hantu yahari ni waba afite n'ubushyuhe butandukanye nubwo aho ashobora kuba ari ku mubiri usanzwe muri rusange, bishobora gutuma gitanga amahirwe kugira ngo uwo muntu abe yabyara. N'izindi mpamvu twavuze, niba ari ya varicocele, akenshi yo nayo birabagwa, kuko biba byatumye twa tuyobora ntanga tw'umugabo tutabasha kuba twakora. Izo nazo zaba ari izindi mpamvu. Ndetse no ku buryo bw'ikoranabuhanga rigezweho muri iki gihe, muri reproductive innovations ziba ziriho, uburyo bakoresha ni uburyo bashobora gufata na za ntanga nkeya umuntu afite, bakaba bazitera mu mugore kugira ngo abashe gutwita. Kuko izo nabyo ni uburyo bushobora gukoreshwa, ni nk'uko wazifata ukoresheje magambo yoroheje kugira ngo abadukurikira wenda babikurikirane. Ni nk'uko wayifata na serenge ukajya kuyitera, kuko ziba zitabasha kugenda neza. Icya mbere ni igihe ziba ari nkeya cyangwa zidahagije kuri wa mubare twavugaga, ariko azifite. Kuko hari n'umuntu ushobora gusanga
afite ibyo bita azoospermie totale, ni ukuvuga uwo muntu iwe nta ntanga na nke afite. Uwo muntu udafite intanga na nke zidashobora kugenda, zidashobora kuvuga ngo zidahari, mu by'ukuri uwo muntu niwe aba afite ikibazo, ariko abo ni abantu bake cyane, kuko ubwo buryo tuvuga bwo kumufasha biba bigoye ko umufasha kandi adafite intanga, kuko birashoboka kuko umuntu yagira total azoospermia. Ego, reka tujye kuri cya kintu narimbajije, noneho turebe mugira nama ki couple ziri muri ibyo bibazo, imiryango abashakanye bageze mu rugo ariko bagatinda gusama. Akenshi hari igihe usanga abadamu aribo batangira kuvuga bati tujya kwa muganga, tujye kureba uko bimeze. Rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu yiba akavuga ati oya kangende ndebe. N'inama nyinshi zitandukanye abantu baba bumva, ba nyirasenge n'abandi umuryango utangiye kubabwira ati ariko buri hari igihe umuntu agira ikibazo utabizi wajya kwa muganga hakiri kare. Inama mutanga ni zihe kukugana muganga? Bakwiye kuza nyuma y'igihe kingana iki? Ese n'amezi 6 n'umwaka umwe? Bakwiye kuza mu buhe buryo? Hari igihe usanga umudamu akubwira ati umugabo yaranze, ese yaje akubwira ati rwose umugabo yaranze kandi igihe nkeneye kwivuza, mu muhe ubuvuzi, bigenda bite? Inama mu by'ukuri icyo navuga nuko ikibazo cy'urubyaro si ikibazo kiri personal cyangwa cy'umuntu ku giti cye, ntabwo ari ikibazo cy'umugabo gusa, ni ikibazo cy'umuryango. Ni ukuvuga umuryango, tuba tuvuze umugore n'umugabo. Bavuga ko iyo umugabo n'umugore babanye, ko umugabo n'umugore bashobora gukora imibonano idakingiye mu gihe cy'amezi 12, ni ukuvuga umwaka wose, baba bagomba kujya kwa muganga kureba impamvu. Ariko icyo gihe bivugwa ku bantu bakiri mu gihe cy'urubyiruko, ni ukuvuga bari muri age y'urubyiruko, bari munsi y'imyaka 35. Ariko igihe umugore ashatse afite imyaka 35 kujya hejuru, bakamara amezi 6, ibo bavuga ko bagomba kujya kwa muganga nyuma y'amezi 6. Ibo ntibategereza umwaka. Muri y'amezi 6 rero bagomba kujyayo ari umugabo n'umugore. Ntabwo nkuko tubivuze atari ikibazo kiri cy'umuntu ku giti cye, bagomba kujyayo nk'umugabo n'umugore, bagashaka hakarebwa impamvu, kandi izo mpamvu tureba umugabo tukareba n'umugore. Yaba ari gukora ibizamini bijyanye n'imisemburo, iyo misemburo ikorwa mu mpande zose. Yaba ari ibizamini bijyanye no kuba yagira izindi ndwara, kuko hari n'izindi ndwara nubwo twavuze ibi zishobora gutuma umuntu atabasha gutera inda, cyane cyane nka diabete idafite umuntu utaravuje neza, diabete iri uncontrolled. Uwo muntu ashobora kugira impamvu nayo yatuma atabasha gutera inda, cyangwa se ashobora kugira n'impamvu z'uburwayi zatuma izindi ndwara tutavuze zishobora gutuma umuntu atabasha gutera inda. Icyo gihe nabo ni ngombwa ko bajya kwa muganga, izo ndwara zose zigasuzumwa, impamvu zigasuzumwa, yaba ari impamvu ziturutse kuri ibyo twagiye tuvuga, hagakosorwa impamvu zagaragaye. Rero inama twagira couple nuko nyuma y'igihe tuvuze bagomba kujya kwa muganga, bakareba abaganga b'inzobere, barahari benshi bashobora kubafasha kugira ngo hasuzumwe impamvu zatuma hatabaho gusama. Kuko birashoboka, twanabivuze ko ushobora no gusanga nta mpamvu zihari hagati y'umugabo n'umugore, ariko igihe cy'Imana kitaragera nacyo, icyo gihe twavuga ko abategereje ko dusenga kugira ngo igihe cy'Imana nacyo kigere ku gihe babone icyifuzo cyabo. Tutaragera kuri iriya 15% ijyanye n'uruhare n'ubushake bw'Imana, tugaruke imbere gatoya. Nari nabajije ntese biramutse bibayeho yuko umugabo atumva impamvu zimuzana kwa muganga, tugeze kuri wa mukobwa ushatse ari hejuru y'imyaka 35, uwo yifitiye impungenge, mu by'ukuri urumva ko ari ahantu yagakwiye kugira amakenga. Namwe mubigarutseho muti ku mezi 6 we yaza kwa muganga, igihe haje akakubwira ati rwose umugabo yarabyanze, bigenda bite? Muramufasha mukamusuzuma byibura ugasiga umudamu amenye ko nta kibazo afite, akajya wenda ku ruhande rwo kuvuga ngo reka nganirize umugabo kuko njyewe ndi safe, ndabizi nta kibazo mfite. Izo service murazitanga cyangwa ni ngombwa ko azana n'umugabo?
Mu by'ukuri ideally nuko bagombye kuzana umugabo n'umugore, ariko birashika ko tubona umugore aza wenyine akakubwira ati dogita nagira ngo mundebere ibijyanye ubuzima bwanjye bw'imyororokere, kubera ko nifuza gutwita ntibirakunda, ariko umugabo we ndabizi ko nta kibazo afite kuko twabanye yarabyaye. Birashoboka, kandi uwo muntu ntago wamusubiza inyuma ngo umubwire ngo nabanza agenda aza n'umugabo. Birumvikana ko tubatuma abagabo bakazaza, ariko akenshi hashobora kubamo kwibesha, kuko ashobora kwibwira ko ari ufite ikibazo ariko n'umugabo agifite. Tubasaba ko baza umugabo n'umugore ka couple, tukakora iyo jani ari umugabo n'umugore bari hamwe, ku buryo binabafasha. Akenshi usanga iyo habayemo kudatwita k'umugabo n'umugore, hari n'abagira mu makimbirane, ugasanga bibwira ko umwe areba mugenzi we nabi, yibwira ko ikibazo bafite ari we giturukaho, ndetse ugasanga ari n'igihe n'umugabo iwe kugira ngo yihe amahoro ashobora no kumubesha ko afite umwana yabyaye ku ruhande. Ibyo ntago twabijyamo cyane kuko ibyo byaba biri private life cyane, ariko nta evidence bivuze ko uwo mwana ari uwe, keretse yakozwe DNA test niyo yabyerekana. Ariko kubivuga, hari n'uza akubwira ko ibyo afite umwana hanze, ariko wanakora ibizamini ukaba wanasanga mu by'ukuri nawe afite ikibazo. Ndetse niba ntibeshye, hari uwo twigeze kureba dusanga iwe afite na azoosperme, afite muri cya kibazo cy'abavuga ko batashobora kubona bafite intanga. Ntago twashatse kubijyamo cyane kuko ibyo biba biri mu kibazo kiri, ariko mu bitangaho ubujyanama, tubajyamo inama turabasobanurira, ariko birumvikana yuko utagombye kugendera kuvuga ngo umuntu yakubwiye ko umugabo we afite umwana. Rero ni nabyo tubwira izo couple ko umugabo n'umugore bagomba kuza kwa muganga, kandi birashoboka ko ari igihe aba yarabyaye wenda, ariko nyuma yaho akaba yagira n'ikindi kibazo, nabyo birashoboka cyatuma atashobora kuba yabasha gutera inda muri icyo gihe. Rero kuba ba consultinga ni nabyo tubabwira, ni ngombwa kugira ngo inama bagiye hamwe, inama tubasobanurire, tunabafashe nk'umuryango, atari ugufasha umuntu ku giti cye. Murakoze cyane, icyo kugishyiraho umucyo ngira ngo birumvikanye neza rwose. N'impamvu Dr Adolphe yazisobanuye neza, twereka impamvu mu bice bitandukanye byose bigaragaza ko umugabo ashobora kugira ibyago ndetse n'uburwayi bwamutera kutagira ubushobozi bwo gutenda cyangwa gutanga imbuto ku mugore, bigatuma couple runaka itabona urubyaro. Rero icyo kibazo nikibaho, ntimugishakire ku mugore, ahubwo mukirebere hamwe nk'umuryango. Anabivuze neza, nihagira udukurikira mu rugo hari icyo kibazo, hari abaturanyi bawe, inshuti zawe uzi ko bahanganye n'icyo kintu, mubagira inama kugira ngo babanze bahuze umutima, bagire ibitekerezo bimwe, baze kwa muganga bafashwe ku mpande zombi nk'uko muganga amaze kubidusobanurira. Nagira ngo dusoreze ku kintu kijyanye na 15% cyangwa ndimo ndibeshya ni gukora imibare nabi, ni 10%, 45 hasigaye 10%. Navuga ko iryo 10% ubwo ari uruhare rw'Imana, kuko mwatubwiye ko iyo 45 ni ku mugabo no ku mugore, tugasigarana 10%. Nagira ngo numve icyo muvuga nk'umuganga, ariko mu rundi ruhande rw'ibijyanye n'imyizerere, mubyizera ku kigero kingana iki ya couple mumaze gufatira ibizami ku mpande zombi, ariko mugasanga bose ni bazima nta kibazo? Nimugende mutegereze. Ese nk'umuganga w'umukristo mwaba mwongeraho muti uzasoma ibyanditswe ibi n'ibi biri mu bibiri ahantu aha, umuti wa muganga ntukoze, ariko byibura izi vasi uzazigenderemo, uzagira imyizerere yinini. Iyo muhageze nk'umuganga uzi siyanse, ariko nk'umuganga wizera iby'ubwami bw'Imana n'imikorere y'Imana, mutanga nama ki? Urakoze, bivuze neza. Inama twatanga nk'umuganga nayitanga nk'umuganga, yego, kuko nzi ko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma nk'uko twanabisobanuye hatabaho gusama cyangwa se gutera inda k'umugabo n'umugore, bityo zirangana. Ariko nk'uko ubivuze, hari impamvu ushobora gukora ugasanga mu by'ukuri umugabo n'umugore bose nta mpamvu zifatika kandi ni bazima ku buryo bagombye gutegereza. Icyo gihe ndemera Imana, ngenda
umwemeramana kandi nzi yuko imana ariyo nkuru iruta n'abaganga ndetse inafite n'ubuhanga burenze ubw'abaganga. Imana igikora ku gihe cyayo. Imana rero igira igihe ishobora gukora. Bivuze ngo ya couple bashobora kuba ari impamvu n'Imana nayo ishobora kureka kuvuga ngo reka bareke igihe cyanjye nabahaye ntikiragera. Nibaza ko bishoboka kandi nizera yuko Imana ariyo ishobora byose. Ndetse n'ibi ngibi tuvuga bijyanye n'uko umugabo n'umugore habaho gusama no gutera intanga k'umugabo, habamo still uruhare rw'Imana kugira ngo ibyo bintu bikunde. Rero birashoboka kandi nibyo kuko impamvu zose uba wazirebye ntuzibone, ariko impamvu z'Imana ziba zihari kandi kwizera Imana nibyo bigomba kuba kuza ku isonga. Ntibibujije ko abo bantu couple zigomba kujya kwa muganga ngo barahebwe impamvu, ariko igihe nta mpamvu zihari gutegereza Imana ko ikora igihe cyayo ni ibisanzwe ko bagomba kubyizera kandi bakizera Imana kuko ikora ku gihe iba yarateganyirije abantu. Murakoze cyane. Turi gusatira umusozo w'ikiganiro cyacu, ariko nagira ngo niki Dr. Adolphe avuze mu kigumane. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana riravuga ngo umwana n'umwandu uturuka ku Uwiteka. Bisobanuye ko umugabo atari utanga umwana. Nubwo muri science tubona yuko habaho intangangabo igahura n'intangangore hakaremwa umwana. Ariko ibyo mbere yo kugira ngo bibaho habanza umugambi w'Imana. Abantu babyumve rero uwo mugambi w'Imana ko niho tukwiye guhanga amaso kurushaho. Intambwe ya kabiri kaza kureba muganga. Ese ko twese twibona nk'abantu bazima, mwaturebera nk'uko yabitubwiye, ariko ntitwibagirwe ko Imana ariyo yonyine ibifite mu bushobozi gutanga urubyaro. Nagira ngo dusoreze ku butumwa navuga ngo busubizamo imbaraga cyangwa se mwagenera couple zigenze muri iki kigeragezo igihe kirekire, kuko abantu baciye muri ibyo berakubwira ngo kimwe mu bigeragezo bikomera no kubura urubyaro. Twagira ngo mutange ibyiringiro cyangwa se mutange inama dusoza ikiganiro cyacu. Murakoze. Mu by'ukuri umwana ubivuze neza nk'uko Bible ibivuga, ni umugisha w'Imana kandi uturuka mu maboko y'Imana, kandi tuzi neza yuko Imana igikora ikanasubiza ku gihe cyayo. Rero couple ziba ziri mu bibazo birumvikana, kandi urwo rugendo ni urugendo rukomeye mu muryango rutoroshye, ndetse ruafectinga psychologiquement, ariko ibyo byose nta kintu kijya kiba Imana itakizi, nta n'ikintu kiba hatari umugambi w'Imana. Kwizera Imana nibyo bya mbere, muganga ni ibikurikiraho. Rero Imana mbere, muganga, kwivuza no gukurikirana ibindi byose no kwizera, kuko igihe cyose biba bishoboka. Ubu ngubu kubera n'ikoranabuhanga hari abantu benshi couple nyinshi tubona zitwita zikanabyara abana bazima kandi bamaze igihe kirekire. Birumvikana ko icyo gihe kirekire kiba ari igihe cy'ibibazo, igihe kitoroshye, ariko iyo igihe cy'Imana kigeze mu by'ukuri umuntu yibagirwa ibyo byose. Rero twabakomeza tubabwira ngo izo couple zigire kwizera, zizere Imana, ariko zinarebe muganga kugira ngo n'impamvu zishakishwe kandi bafashwe. Murakoze cyane Dr. Adolphe, turabashimira cyane ku mwanya mwiza muduhaye ndetse n'ikiganiro cyiza tugiranye namwe. Mwakoze. Bakunzi bacu, rero ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndizera ko twize byinshi. Icya mbere, birashoboka rwose yuko hari impamvu nk'uko bamaze kubidusobanurira zaturuka ku mugabo zituma umuryango runaka couple itabona urubyaro. Niba wari ufite iyo myumvire ivuga ko umugabo atabyara, menya neza ko izo mpamvu ziriho kandi hari icyizere
icyizere cy'uko zimwe muri izo mpamvu inyinshi muri zo zirakosorwa cyangwa se ziravurwa. Ni kimwe mu byo twasigarana. Ikindi kandi batubwiye yuko ari byiza ko ikibazo cyo kubura urubyaro mu muryango gihinduka ikibazo cy'umuryango, ni ukuvuga cy'umugabo n'umugore, atari gusa buri wese abirebe mu ruhande rwe n'undi mu rundi usanga yafashwe ibyemezo bitari byiza. Ikindi twasorezaho twibutsa nuko izo mpande zombi uko ari ebyiri nabyita ngo zigomba gukorana, ariko niba uri umwizera wizeye utegereje gutabarwa kw'Imana, bitegereze yego nibyo, ariko utirengagije ko n'abaganga bahari. Ndangira gusubiramo ikintu umushumba mukuru Apostle Dr Paul Gitwaza yatubwiye, atubwira ngo abaganga ni ukuboko kw'Imana gukiza. Ushobora igisubizo cyawe kuba uzagihabwa, Imana yaragusezeranyije ngo uzabona urubyaro, ariko ushobora kuzarubona binyuze kuri muganga. Niyo mpamvu kwizera biriho, ariko no kugana muganga birahari kugira ngo wicare utekanye. Bagwaye cya gisubizo kivuga ngo mwese muri bazima, umugabo n'umugore, hanyuma musigare muri ku mavi mushaka Imana, muvuga ngo hasigaye ubushake bwawe. Ndumva aricyo twasigarana rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane kubana natwe, kandi turabifuriza ubuzima bwiza, ubuzima buzira indwara, imiryango myiza, imiryango izira kubura urubyaro. Ariko turizera hamwe no kwizera no gusenga ndetse n'abaganga yuko namwe mugitegereje igihe cyanyu kizagera mugatabarwa. Mwakoze cyane rero, mukomeze munogerwe na gahunda zose TVO yabateguriye. Nge ndi